honorable hari indahiro iri muri FPR, abanyamuryango ba FPR barahira uyu munsi, hari indahiro yari ihari muri iyo minsi ya mbere yaba muri RANU ndetse na front kijyaho n'ubu ngubu irahari, n'ubu ngubu irahari. Iyi ndahiro yafashije iki mu kugena imyumvire iganisha ku cyo koko FPR yashakaga? ujya kurahira babanje kuganira ukabyumva ukavuga uti nanjye ngiye guhaguruka. So muri iyo ndahiro urebye ni intego irimo kubohora igihugu cy'u Rwanda. iya kabiri ni uko uzabikora mporana n'abandi. iya gatatu ni uko nuhemuka uzahanwa. ubwo mbishyize ntya kugira ngo ubyumve ngo icya mbere si wowe ugiye kwiharanira gusa, ugiye guharanira abanyarwanda. uzi ko bavuga naho umunyarwanda ari hose wararahiye. Yego nyine urugamba ntabwo nturujenjeka. urugamba mpinduramatwara ubuze iteka ngo hazaba izindi forces zikurwanya. buriya karahindutse ho gato, ubundi baravuga ngo nzahanwe n'amategeko, nzafatwe nk'undi mugome, bazabihanirwe n'amategeko. nk'umugome. urumva ubugome ni ukurwanya ikigirira akamaro benshi, ukaba wagomeza. ubundi ubugome bwari kugomera umwami, kugomera ariko none ugiye kugomera yakoze mwagiyemo. so nzahanwe nk'umugome wese. icyo gihe bigutegura kuvuga ngo nawe ni umunsi baguhamagaye ngo iki ntiwagikoze, nawe wicira urubanza yuko ukwiriye guhanwa. ntusaba imbabazi hakiri kare, wisaba imbabazi, usaba n'imbabazi abandi. icyo gihe ushobora kugaruka mu muryango. uravuze uti yarahindutse, mbere yari imeze itarahinduka. mbere ho rwose yabikaze. twavuga ngo ni impemuka, nzacibwa igihanga nk'umugome wese. iminsi ishize hari urutonde rwashyizwe hanze na FIC ndetse n'abandi bafatanyije mu kugenza ibyaha by'iterabwoba ndetse n'ibindi birimo byo gukoresha amafaranga nabi, cyane cyane ariko iby'iterabwoba, amagrenade yanazwe mu Rwanda n'abandi bantu muri kuri urwo rutonde. nk'umuryango mubyakira mute iyo mubonye kuri urwo rutonde hariho amazina y'abantu barahiye iyo ndahiro? urumva bacuye bamwe ntibanayirahiye. bamwe muri abo ntibayirahiye. nibyo nakubwiraga, hari ubwo nyine urugamba narwo rukoyora. murakoze. hari wampa umunsi kubaganiriza, ni byinshi nabaganiriza, ariko twatangiye Pan-Africa none wajyanye mu bindi. babizi ko umunsi wanyu bugoye, hari amateka menshi yo kumenya. hari ikintu gikomeye cyane, nkeka ko birahura cyane na Pan-Africanism yo kumenya izo ndangagaciro ndetse n'iyo myumvire ibafasha kumva ikintu runaka, kuko Pan-Africanism abantu benshi ntabwo barayumva. oya, nayo ni kimwe rwose. nayo ni kimwe. yuko ni ukwibohora. ni ukwibohora. ni ngombwa iyo wihobohora, icyambere wihobohora imitekerereze itariyo igukumira. niba mvuga ngo fragmentation ya Afurika nicyo kibazo gikomeye, nzaharanira ubunyarwanda ariko mbuganisha mu bunyafurika, kugira ngo ejo n'ejo bundi ntazumva umurundi ari umwanzi cyangwa umutanzania n'ibindi nk'ibyo. nanahura kandeba nanjye nuko tuganira ishyezo akumva yuko nzi ngo nidukomeza ari ubuce bw'uburemu tuzakomeza dusuzugurwa, tuzakomeza
ubukene n'ibintu nk'ibyo. mm, So ibyo ni ngombwa kubyumva ukabiharanira, ariko kandi ukagendana nabyo uko. mm. Mm. Honorable, hari indahiro iri muri FPR, abanyamuryango ba FPR barahira uyu munsi, hari indahiro yari ihari muri iyo minsi ya mbere, yaba muri RANU ndetse na front kijyaho n'ubu ngubu irahari. n'ubu ngubu irahari. Iyi ndahiro yafashije iki mu kugena imyumvire iganisha ku cyo koko FPR yashakaga? Ujya kurahira wabanje kuganira ukabyumva ukavuga uti nanjye ngiye guhaguruka. So muri iyo ndahiro urebye ni intego irimo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Iya kabiri ni uko uzabikora mporana n'abandi. Iya gatatu ni uko nuhemuka uzahanwa. Ubwo mbishyize ntya kugira ngo ubyumve ngo icya mbere si wowe ugiye kwiharanira gusa, ugiye guharanira abanyarwanda. uzi ko bavuga naho umunyarwanda ari hose. Wararahiye? Okay. So guharanira yuko ikibi ku munyarwanda we hose ko kivaho. Ibyo iyo wamaze kubyiga ukabyumva ukavuga uti simbigiyemo ku impamvu zanjye, nzabona akazi, nzaba umuyobozi, nzakire, ngiyemo kugira ngo nzafashe gufatanya n'abandi gukemura ibibazo by'umunyarwanda aho ari hose. Yego. Ku byanjye rero iyo wabyumvise noneho ukabirahira imbere y'abandi, bikwiriye kuba nyine bigukomanga kandi ukavuga ko uzarinda, ukarinda mu muryango, ukarinda n'abanyamuryango n'ibindi nk'ibyo bari gukorana nabo, ukajya inama, ukagisha inama n'ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu nagize 3 rwose: intego, imikorere, hanyuma no kwitanga umunsi wahemutse. Ni indahiro irimo amagambo atoranyije yumvikana neza kandi arimo n'intego igaragara, ariko nanone irimo amagambo akomeye yerekana ko commitment ufashe ntabwo ari imikino. Nyine urugamba ntabwo rujenjeka. Urugamba mpinduramatwara, ubu uziteka ngo hazaba izindi forces zikurwanya. Buriya karahindutse ho gato, ubundi baravuga ngo nzahanwe n'amategeko, nzafatwe nk'undi mugome, bazabihanirwe n'amategeko. nk'umugome. Urumva ubugome ni ukurwanya ikigirira akamaro benshi, ukaba wagomeza. Ubundi ubugome bwari kugomera umwami, kugomera ariko noneho ugiye kugomera ya cause mwagiyemo. So nzahanwe nk'umugome wese. Icyo gihe bigutegura kuvuga ngo nawe ni umunsi baguhamagaye ngo iki ntiwagikoze, nawe wicira urubanza yuko ukwiriye guhanwa. Usaba imbabazi hakiri kare, wisaba imbabazi, usabe n'imbabazi abandi. Icyo gihe ushobora kugaruka mu muryango. Uravuze uti yarahindutse, mbere yari imeze itarahinduka. Mbere ho rwose byari bikaze. Twaravuga ngo ni impemuka, nzacibwa igihanga nk'umugome wese. Yuko no gupfa kuvuga uti n'ubundi napfuye niwe. Sorry. Impamvu nkomoje kuri iyo ndahiro, runakoze cyane no gukomoza kuri ako kambere kerekana ko indahiro mbere yari iremereye cyane, irimo n'amagambo aremereye. Mu minsi ishize hari urutonde rwashyizwe hanze na FIC ndetse n'abandi bafatanyije mu kugenza ibyaha by'iterabwoba ndetse n'ibindi birimo byo gukoresha amafaranga nabi, cyane cyane ariko iby'iterabwoba, amagrenade yanazwe mu Rwanda n'abandi bantu muri kuri urwo rutonde. Nk'umuryango mubyakira mute iyo mubonye kuri urwo rutonde hariho amazina y'abantu barahiye iyo ndahiro? Urumva bacuye bamwe ntibanayirahiye. Bamwe muri abo ntibayirahiye. Nibyo nakubwiraga, hari ubwo nyine urugamba narwo rukoyora, bakaza bati turi bamwe, ngwino tugenda. Actually benshi, ariko ibyo ntabwo ari na ntuza.
wanabigiyemo ukamara imyaka ine imyaka itanu ukwiriye kuba insensiye ivuga ngo dore icyo duharanira ni iki ngiki, ukanamenya ngo nk'uko duhora tubyigisha inzira nziza zo gukemura ibibazo, correct methods, ni izihe? Niba hari ikibazo ndeba cyaba ari mu muryango cyaba ari kuri uriya muyobozi cyangwa inzira zihari zo kugikoresha ni izihe? Izitemewe ni izihe? Nk'iyitemewe na rimwe ni ukurema agatsiko mu muryango, ibyo ni ishyano. hari ababikoze, bamwe muri abo uvuga ni ibyo, yego, kubera inyungu bashaka gutangira gukora udutsiko. Agatsiko urumva ibibazo bitera, ni ukuvuga ngo mwari umuryango muri kumwe, noneho mubaye imiryango myinshi itandukanye mu muryango umwe, ntimushobora kuzagendera hamwe, ejo n'umwanzi azabacamo, kandi bamwe n'umwanzi yabacagamo burya bashobora kureba weakness ufite, umwanzi akagucamo ashaka kugukoresha. Uravuga rero ngo mbitwarane mu analysis, navuga ngo bibaye isomo, biganirwe muramenye dore uyu byatewe n'iki, niba byatewe no kwikunda, niba byatewe n'ubusambo, niba byarakuwe n'ikuzo, niba byatewe n'iki, ibi n'ibi ntibizongere kugira uwo bigarukaho bitubera isomo. So ikibaye ntabwo gikunze kuri njye, ikibaye ntari buhinde ngo ngarure kiba cyagiye, ahubwo amasomo kuramo niyo ya ngombwa, noneho no kuyaganira n'abandi. Yego, isomo ni ingenzi. Nyemerera tugane ku musozo honorable, ariko hari ibintu bihari ubona ko bikeneye kuganirwaho, bubibona hakenewe gukorwa iki cyane cyane kuri panafricanisme ikomeze gukomera, ariko n'abari hanze nka diaspora babigiremo uruhare. Hari ababyeyi babyarira mu bihugu bitandukanye hakurya y'amazi magari, Ubufaransa, Ububiligi, Amerika, Canada, ibihugu byinshi za Australia, babyara abana. Inshingano zabo ziba zikwiye kuba izihe kugira ngo abo bana bamenye ko ari abanyafurika bavukira ku mugabane wa Afurika, bakwiriye kugira umugabane wa Afurika, bamenye ko ari abanyarwanda bavukira mu Rwanda, bakwiriye kugira umuco nyarwanda? Inshingano y'umubyeyi aho ari hose ni ugutegura umwana we kuzaba ingirakamaro, kugira abe akamaro nawe kwigira akamaro, ubwo binyizanye. Ntwaye kuri panafrican, uba muri izo mpugu, ndakeka yuko buri munsi umwirabura uhari, buri munsi yibutswa yuko adafite uburenganzira nk'ubwo waho. Naba nibeshye, ariko ndabizi, ari uko akureba, ari ukuntu akufata, ari ukuntu agira ati uri umuntu wo kubabarirwa, wo gufata neza, wameneka, ibintu nk'ibyo. Uri umubyeyi rero ukwiriye kurera umwana wawe kugira ngo agire ishema ryo kuba uwo ari we, bihereye no ku rurimi. Yuko iyo wagize ishema, ubu nanjye ndabikubwira, bamwe muri twe nyine twatangiye duhunga ubunyarwanda, ukajya gushaka amazina y'abanyayuganda, ukaba ariyo wita mu mashuri kugira ngo ugire amahirwe, ariko aho guhamiriza, kubyina bitangiye gukwira, self rediscovery, ubacaga ahantu ugaca mu bantu ukumva utangiye kuvuga rero uti ndahanira uburenganzira bw'iwacu n'ibintu nk'ibyo, rwose nubwo yagutuka inshuro 500 waramusekaga gusa uti I'm different, ubu uvuga ntabwo ari uwo nguwo, ndi uwundi. So ibyo nibyo mvuga, to be proud uwo ari we, yuko iyo wigaye ushaka ibisubizo byawe bitangiye kuba ikibazo. Icya kabiri, guharanira isano, hari isano ry'ubunyarwanda, hari isano ry'ubunyafurika. Bose mu mushake b'abakongomani, mushake abarundi, aho muri mu abanegeriya n'iki,
batangiye yuko ikibazo kikuriho nawe kimuriho, si ukukiganira. Ntanze nk'urugero, asinkari umunyamerika ejo wari uri aha ngaha tubiganira, nkabona ni abayahudi barasuzuguwe cyane baranicwa, ariko baza kwibukamo ikintu cya bizinesi, sibyo? Ubu nibo bubashywe. Ariko kuki mudashaka bizinesi z'abirabura mukabigisha noneho icyezo n'ababiliyonaires bakajya bumvikana, kugira ngo ugize lisiti y'aba biliyoni, ni biliyoneri niko bavuga, uzabona umwirabura ngira ngo kure cyane rwose, kure hasi. So nk'icyo tukwiriye gutangira tukakibaza. So ariko nuko hari igice kinini tuba twaratakaje imbaraga zacu mu kugahwa no kwigaya, tubigize rero tukabihunga ibyo abantu tukabasiga. So icyo nicyo cya mbere nge nafasha umwana kwigirira ishema, gukunda bene wabo, gushaka ibisubizo, kubivuga, ariko cyane cyane ntiyiteranye n'inkomoko. Urumva yuko iyo wanze iby'u Rwanda urabisebya aho uri, kandi nyamara burya iyo ubisebya uba wagira ngo nawe ntiwisebye. Burya urahava uvuga uti ab'u Rwanda nabahamije, ariko ni nayo mpamvu muri RPF, muri diplomasi ni iki guidance twabaga dufite, genda werekane ibibi biri u Rwanda bishingiye ku miyoborere ABCD, kandi umunsi weho wabikuyeho bya bindi bizahinduka, aho kugenda use nk'uvuga ngo ab'u Rwanda ntacyo bashoboye, nta n'icyo yizi. So root causes ukaba arizo uganira, noneho ukerekana uko ufite solution yabyo. Reka mvuge ibyo bitatu. Cya mbere ni ukwiyubaha, no kugira ishema, no kumva ayikwiriye kugira akamaro, ariko kandi iteka ukamukonekitinga naho ukomoka, ntahagaye. Uzi ko ari byo byinshi badushyiramo iyo umuntu ageze iriya. Nigeze nari mu Italiyani, urumva ndi minisita, ariko nagiye mu nama ya gavanansi, noneho baza kuvuga ngo tujye kureba show ivuga kuri Afurika. Njyayo nkinjira, gusa amafoto y'abana n'ibimyira n'intuza ari ku nkuta. So wowe nari ko ntimbaze ntabwo nguma aha ngaha yuko ibi mugaragaza ntabwo ari byo by'iwacu. So urumva, ariko ukabona abandi ahubwo agiye kuba ari byo asabisha. Ubwo ni muri make, ibindi uzongeraho. Murakoze cyane, kandi reka mbashimire ku mwanya wanyu, kandi Imana imuhe umugisha. Murakoze.